tegereje ko hari abantu bazi ingendo ye. Burya hari igihe umuntu aza agakina pranka akiyambika nk'iriya myenda twabonye mu rungi yari yambaye ari hasi n'ingofero n'iki n'inkweto, bakajya gukina pranka bakiyambika nk'ibye kugira ngo bamuharabike. Ariko uko wakina kose ingendo y'undi iravuna. Nategereje ko hari umuntu uvuga ati uriya ni ingendo ye, nabibonye abantu bamuzi bambwiye bati nagiye mbaririza ati uriya Murungi Sabe turaziranye, twarasangiye turacyanasangira, irangendo niye rwose, mwe guca hirya hino, uriya ni Murungi Sabe. Yari harimo natwe turimo, ariko harimo abatangiye kuvuga bati Sabe twizeraga aho na bapapa Buryohe ntago baca inyuma ba mama Buryohe ko twabizereraga muri nuza imwe, muri angle imwe. Bivuze rero natwe batangiye kudukeka amababa bitewe n'ibikorwa batangiye kubonamo abantu bizerwaga. Sabe uradusebeje. Bagabo nimba mujya no gusambana mujye ahantu hagaragara. Ahantu hiyubashye. N'umugore we yawe nayibona avuga ati basi tu umugabo wanjye yarara ahantu hazima. Zikuba ufite umugore akakubona uri mu duhege n'urwana natwo. Kare nagasuzuguro n'iyisambije nagasuzuguro. Kandi shere wanjye yavuze ngo hari ikintu ngo hari ikintu harya ngo yabarushaga. Wavuze harya ngo iki ngo hari ikintu abarusha. Ikintu aturusha Sabe nuko avuga ari kijyana. Noneho rero icyo kintu yagakwiye kuba abarusha. Yagakwiye kuba ari cyaha agaciro. Sico navuze akagisigasira. Haje kurwana n'ibikuta urumva. Hejuru y'akanyama kadapima nirobo. Ahura n'abagore benshi. Kara akanyama ntabwo mukazi mwe mutureba. Urumva. Iranyama ntimuyizi. Nta nirobo na bya bisaza se. Byanje bigenda bigira gutya bifite gutya. Ugira ngo bikora neza. Aragenda nyine akagira gutya. Oya Sabe n'umusore genda tu. Nuko twibwirije. Uretse mbanze numva iyo nkuru nta makuru nyifiteho. Dore icyo mutari muzi. Papa Buryohe wenda aracengera akagera mu miryango kure akazana n'ibyo. Ngamujye bimenya ko ndi inkotanyi. Ikanze numva aya makuru. Ndi inkotanyi. Nuko. Noneho naturabure byo mushiki wacu ari we ngwino ati reka ndya yanyuma. Ati nyarye mu buhe buryo. Kuko ninsubira ku mugabo wanje kikiri mu cyumvi. Nimusubiraho ngiye na Sabe turaba ducanye ukubiri. Reka nkora ikintu cyatuma nzagumya kurya ku mafaranga ya Sabe. Kumbe niba mwagiye muri video hari anoze ngwino yacataga niki nyamara uriya mugore w'umusiramukazi w'umutwara sibo yarabivuze abantu bamugira injajwa ngo bitondere. Ariko nawe ashyira uriya mukobwa ngo hamagara agatelefone ashyiramo ikintu cyo kubeshya ngo ntago yahanuse igipangu ngo ahubwo ngo yari yasinze. Icyo nacyo tukakibazo tugashyiramo akabazo ngo guteka ahakana katasimbutse igipangu kandi uyu munsi video uwitwa Yago cyangwa se reka mvuge uwatanze amakuru John yatanze amakuru yose bikagaragara ko igipangu cyasimbutse. Yari amurabuye amubwiye ngo ibyo bintu ushatse wabyihorera. Ati wabyihorera. Ariko n'ubundi baca umugani ngo urwishigishiye ararusoma. Ngo iminsi y'umujura ni 40. Ubwo yarajya gufata ko gusezera. Siwe yukururiye izi mpanga. Siwe umukozeho cyane. Ngaye nako ntago nabagaya nanone. Aba bacita na ba Bishop nde? Brigitte. Oya gafaranga. Bagafaranga. Bavuga ngo aka video nge nkamukangisha. Okay, bimwe ribu yita gukoresha ibikangisha. Yego. Ubwo yari kujya akamukangisha ati dore video yawe ngiyi cyane ko byavuzwe ko ari yaje n'umukameramani. Ahubwo ribu tuyihaye amakuru ikurikirane. Ribu tuyihaye amakuru ikurikirane. Niba mwagiye mbona utu video uburyo ntuzajya hamagaraga ngwino cyangwa iracati twagiye tubona iki yavuganaga n'abantu bagomba kuza gufata video Sabe. Ribu nibikurikirane nibasanga bimuhama bamufunge. Nukuri bamuhane kuko biriya bintu ntago ari byo. Ariko nanone rero ngarukire ngwino. Ubundi bigabo by'ibisambanyi
ni kuri bagakwiye kujya iri babikora ni isomo niba ugarukiye Ubu- ngwino nanjye nagarukira sabe yego ubu nagarukira muba sabe mujya gusambana twebwe imana yaturema nyirari murakato erega none usana urabivuga ushize yego amaso Yego sabe da. yadusuzuguje nibyo Ka- ariko uruhande rumwe niba yarakurema nyirari we ko video yawe itarazanze cyangwa nawe izaza umugabo wihangana we icyo oya utishyize ku umva ruhande uretse gato niwe ndi Yaramvuze kubaza ndamubajije ko umugabo wihangana ku gitsina kimuri imbere ni bake ku ni ijana bakeya bivuze ko ubundi si icyo badahari gitsina ubwo mwahuriye hehe nacyo ngo twahuriye he ariko Nacyo. imana nayo yaravuze ngo Ariko papa buryo ubwenge. buretse gato. Noneho, bagisinyire abagore turusha abagabo ubwenge ngo ngwino umubano yafitanye na nuza na sabe ngo ntabwo yamuhemukira ngo ndavuga cita Noneho, Eh? umva, buretse Ubwo ndavuga kuvuga cita. buretse n'abandi bameze nkawe Umva. ngo umubano ngo ngwino na sabe dufitanye muri rusange ngo rwose ntago ngwino yahemukira niko sabe yavuze yego ubu noneho n'abana beza kugambanira kare. ngaho mubitubwire umwana mwiza ujya kugambanira ubu n'abana kare, beza akamusebya oya kare wenda akagenda. n'umwe twishyiramo bombi undi niba ari nyampinga rwose imana igufashe witwaye neza mu mibanire yawe n'abantu babihehe ahantu mbona niko navuga umva ahantu mboneye ko Sabe nawe akunda ibintu agakabya ni ipusi ry'ibikunda cyangwa ni iki buri mugabo arabikunda oya cyenda ku buryo wajya ku Njye simbikunda. ukunda iby'umugore wawe yego nyine ukuntu ahantu mboneye ko akunda ibintu agakabya ahubwo turutanwa mu gukontorora rya rari tukagira icyo tuganiraho nka kuriya tumira ba Shakira nka kuriya tumira ba Chita nka kuriya tumira bakaza kugira icyo baganira ba DJ Brian ibintu nk'ibyo nabo ntabwo twabashyira amakenga bitewe n'ibiri ku mihanda ibyo dutangiye kubona tutakekaga ko Sabe yakora Sabe reka n'Imana imuhane n'abantu bamwote n'igihugu kimwote n'abantu bamuvuge nabi bamucira urubanza Sabe yiyemeraga yarobanuraga abantu ku butoni n'Imana itarobanura akavuga ngo uyu ngo ndamuha ikiganiro ngo uyu ntacyo namuha reka afite amahane reka nyivuge ndanarakaye Sabe kuri chano ye kuri mikoro ye ari kumwe na DJ Brian mu kiganiro bari bakoranye itariki ntibuka ariko hashize nk'amezi 8 DJ Brian azanamo ngo hari chano ngo nabonye twa buryohe agiye kudushisha kuvuga se niko Sabe none bagufatiye mu biki mugabo we bagufatiye mu biki none muki n'amasomo avanye iwacu yegora none we wabishyize ku mugaragaro hagatinyuka akavuga umuryango nkatwe wubaka abaminisitiri wubaka abantu bakomeye Rwanda rweje wubaka urubyiruko ngo twigisha ubusambanyi nta soni hama twebwe twamuvuga abantu bakaza none nimwongere muvuge se mukaduciraho iteka ngo Sabe ngo nishyari mumufitiye uriya ndamugirira ishyari koko kuki twebwe tuvuga none se papa buryo kuhora ko kantu buretse gato kuhora ko kantu kavuga ubwo nibwo buhemu hora uvuga yabakoreye ariko icyo buretse gato papa buryo subize nenda gwishamba ari mu babigizemo uruhare sha Sabe icyo kintu mwari mukizi ngewe kugira ngo chano yacu ive hejuru igwe hasi nose uko twarebwaga mbere niko turi kurebwa amafaranga twinjizaga mbere buri kwezi YouTube yadusukumira ubu niyo twinjiza intandaro ni Sabe kuko iyo atatugirayo chano yacu ndabarahiye ibirenze Simbi TV uri munsi buri saha mwami wanjye ndagutegeye umbe hafi mu bintu byose njye ntabwo nzakubera nka Sabe nzakubera umugabo w'intangarugero kugeza ashizemo umwuka ngo nanjye sinzakubera nka winoshu nkande Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV na Buryohe TV turabasuhuje umerereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka nasuye famille Buryohe murababona ku gafanta bameze neza mama Buryo tubaye ikaze imbere ya byose ndabashuje mu izina rya Yesu amen umeze gute bon urasa neza nukuri urasa neza ngiye murameze bon
wishimye ibyishimo ni byose ubikesha njyewe abikesha nanjye nkabikesha wowe. yego okay nizere ko utazabaramba mu bisheke Ibisheke buryohe TV yubahwe Kandi- hejuru mu kirere sibyo ni ukuri umuryango mwiza burya uba ari ishema rya sosiyete nyarwanda Yeah. kuko uyu munsi niba wishimye ubigeza ku bana byava ku bana bikagera No ku no muri bandi. rusange no ku bandi kuko uyu munsi utishimye ntabwo wambwira neza ni ukuri siko bimeze bya nibyo rwose umeze ute mu maburyohe Sha, mwiza ndashima imana ndanyankanyara ibintu ni wane ni wane papa buryohe ngiye cyo nakubwira nuko ibintu byose ari uburyohe. ni uburyohe ndabona mbe na buryoshye Oya iri no ku mutima tureke n'aha ngaha Yego. iri ku mutima. Buryohe TV hejuru Buryohe TV kandi Buryohe TV yubahwe na buri wese na buri wese. wari umeze neza nawe Ibintu ni uburyohe nk'uko nabikubwiye. ni amahoro muri famiye abana bagiye ku ishuri mwarakoze kubitwereka ko bagiye kwiga abakunzi b'ababunyu barabibona Ubu dusigaye dufite Irungu, irungu nabikubwiye. bari abana twabyinaga tugakina tukalalala ariko ubuzima niko bugenda. Bugenda buhinduka bagiye gushaka ubwenge Yego. kandi n'ubwenge buzabagirira akamaro mu gihe kiri ejo imbere. hazaza Yeah. tutanariho cyangwa Yego. turiho. ibyo Yes. byo ni ukuri wa Amen. mugani wawe ko mwari mwarabuze ariko twababonaga nyine kuri cano yanyu buke buke ariko ntabwo biba byoroshye muri Kigali papa buryohe ngo akazi kabaga kamutwaye tukabisikana tigasara akazi ni kenshi atari ko wenda hari igihe umwanya uzaboneka umuntu aba ashaka ibirayi by'abana urabona bari abana uburyo baranarya abana bageze muri iriya myaka yego udashyizemo agatege ngo ugende ushakisha ibirayi n'ubugari n'indagara n'iki n'inyama n'inyama n'amafi byose byose niyo mpamvu buriya hari igihe ducana naho tutabizi Yego. ari mwe muri shuguri zanyu Yeah. natwe turi muri shuguri zindi n'ubuzima ni Kigali ariko igihe cyari kikubonana ya tuganire rero ndahera kuri papa buryohe hari akavidewo yabonye ati ntabwo uyu muntu ari we pe ati gasa birashoboka ko ino videwo muri kwibeshya ati maze kureba ikiganiro ariko bishoboke ko ino video muri kwandika uyu muntu atariyo ati cyane ko bikomeje kuvugwa yuko abanyamakuru cyangwa se abandi bakomeje kuba baharabika mugenzi wanyu iriya video kuki wabanje guhakana ko ari uriya muvandimwe reka muvuge nta kibazo Sabe Murungi gusa nabanje gushidikanya yego ariko uko ngenda ndeba ndamaze kumenya ukuri none wabaye ngwino ndebe nawe yabaye ngwino ndebe uko agenda areba uko nagiye ndeba uzi ko nabanje gushidikanya sibyo ariko nyuma uko nagiye ndeba ka video hari umuntu umeze nka kabutura wiruka mu ishyamba inyeshyamba zimwirukankana abazi filime ya kabutura murayizi kabutura abantu bakuze barayizi ni umugabo wahigwaga n'abasirikare akagenda agaca mu mikoki akagira iki mu mikingwa byigana nayo nkareba kuko nge Murungi ntago nari muzi face to face yego nategereje ko hari abantu bazi ingendo ye burya hari igihe umuntu aza agakina pranka akiyambika nk'iriya myenda twabonye Murungi yari yambaye ari hasi n'ingofero n'iki n'inkweto bakajya gukina pranka bakiyambika nk'ibye kugira ngo bamuharabike yego ariko uko wakina kose ingendo y'undi iravuna nategereje ko hari umuntu uvuga ati uriya ni ingendo ye nabibonye abantu bamuzi bambwiye bati nagiye mbaririza ati uriya Murungi Sabe turaziranye twarasangiye turacyanasangira irangendo niye rwose mwe guca hirya hino uriya ni Murungi Sabe nimara kubibona nababaye aradusebeje abasebeje kubera iki abagabo bamwe na bamwe umugabo mugenzi bamwe wacu na bamwe ko basambana kubera iki uvuga ngo arabasebeje kandi biba no ku bandi ese waba uzi ko Murungi Sabe atandukanye n'umugabo uwo ari we wese ati gute iki kintu mucyumve ati nk'akagano Sabe uburyo atandukanye n'abandi bose yego aravuga rikijyana mu gihugu cy'u Rwanda icyo ndacyemera icyo kintu muracyemera Sabe Murungi aravuga rikijyana kuko arakurikirwa yakoze ibikorwa ndetse byiza byinshi niba tunagaye umuntu tujye tuvuge ni tunashima byiza bye birahari
afite ibyiza byinshi yubakiye abantu, yafashije abantu le. Rero umuntu nk'uriya uri icyitegererezo mu gihugu hari ibintu agomba kwirinda. Rero yatumye abagabo bamwe mu bagabo bizerwaga na Sabe yari arimo, natwe turimo, ariko harimo abatangiye kuvuga bati Sabe twizeraga aho na bapapa Buryohe ntago baca inyuma ba mama Buryohe ko twabizereraga muri nuza imwe, muri angire imwe. Bivuze rero natwe batangiye kudukeka amababa bitewe n'ibikorwa batangiye kubonamo abantu bizerwaga. None dore ikintu cyambabaje, tujye tubivuga, biba byagiye imihanda, birahari kandi si twe twabizanye, biba byagiye imihanda. Ejo bundi twikoreye video tuvuga ibya Sabe nkuko byari byagiye hanze aha, ariko tutarabona izi video zindi zaje. Abantu baratwituma ngenda mama Buryohe barabatuka yo muri comment, ngo wa mugore we ngo ujye uvuga uziga, barantutse baranshishura koko, ngo se mwamubonye ngo inyubahiro ngirimo, ngese mwamubonye baryamye ku gitanda, ubuse ntimusebye. ariko nanone n'ubundi nibyo ntago babonye basambana. Ayiwe no gucomoka ari agenda arwana n'ibikuta. Kaniyegerere hano imbere, ariko ndabona mikoro yanuze iri ku mwabonye uburyo hari ikintu umuntu abahunga. Sabe yari ameze nk'umuntu ufite icyo ahunga cyane. Mwabonye uburyo kariya kavido uburyo yageze imbere gasa n'uburyo yabanje kugenda ahira umuntu ufite amafaranga nk'ariya, ukuntu byamukubitaga agenda arwana nabyo. Akibaze kuba nguba muri etaje ufite amafaranga nk'ariya bakagufatira mu gahegeni nka kariya koko ugenda urwana n'ibikuta, birabye si agasuzuguro. Sabe uradusebeje, bagabo nimba mujya no gusambana mujye ahantu hagaragara, ahantu hiyubashye. N'umugore we yawe nayibona avuga ati basi tu umugabo wanjye yarari ahantu hazima, zikuba ufite umugore akakubona uri mu duhege n'urwana natwo, kariya ni agasuzuguro, n'iyisambijwe ni agasuzuguro. Kandi shere wanjye yavuze ngo hari ikintu ngo hari ikintu harya ngo yabarushaga, wavuze harya ngo iki ngo hari ikintu abarusha, ari ikintu aturusha Sabe nuko avuga ari kijyana. Noneho rero icyo kintu yagakwiye kuba abarusha, yagakwiye kuba ari cyaha agaciro, sico navuze akagisigasira, haje kurwana n'ibikuta, urumva hejuru y'akanyama kadapima nirobo. Ahura n'abagore benshi, kari akanyama ntabwo mukazi mwe mutureba, urumva iriya nyama ntimuyizi, nta nirobo. Nuko bitashoboka ngo mugafate mugapime ku munzani, nta nirobo. Ahura n'abagore benshi uko abashuka akirirwa senya ingo zabo, we yabonaga batazamuvamo ubundi bakamusenyera. Nimba yirwa akora abagore mu bwonko bakaza bakavuga abagabo babo uko bazibashyiramo nuko bagira gute, ngo batamuvuga bakamusenyera, nuko babaca inyuma. Wagira ngo bivuze wari ubizi. We yarazi ko igihe kitazagera ubundi bagasenyurwe. Uzi ko ngwino uriya bakoranye ari amabi, ari imipangu ye, amakuru yamaze kujya ahagaragara. Hase biriya nibyo koko wabyemeye papa Buryo? Njewe buriya iriya video ya mbere agwa hasi nakekeranyaga, haka ibintu byamaze kugira gute, nibwo umuntu arimo agenda sesera nk'icyugu byasandaye, niba byasandaye. None se ukabona mu bivugwa nimba koko ngwino yaramugambaniye kuko nkuko uvuze ati niwe wari ubiri inyuma, yaba yaragamije iki koko? Niba tuzi ko bari inshuti, tuzi ko yabafashije nkuko bivugwa, ni gute ko yajya kugira nabi koko umuvandimwe? Dore icyo ngwino yaragambiriye munakimenye, niba mubizi neza umugabo wa ngwino bari baratandukanye, kandi baratandukanye kubera nde? Umunyamakuru w'Isimbi Sabe, nyiri Simbi. Sabe ni igikenya n'ukuri kw'Imana. Njewe niyo mpamvu bwa mbere navuze ni Sabe, ubundi yarakwiye kukari akaguru kavunitse gucika kakamusigira isomo. Waretse gasoza icyo Gasaro TV yarimbajije, Man reka ngisose. Bari baratandukanye, nyiri Simbi n'uwo bita ngwino. Noneho
imiryango amakuru maze kubona nka papa buryoye imiryango yari imaze guterana kugira ngo irebe uburyo yahuza yego umugabo wa Ngwino bongere bagaruke mu rugo ariko bagira ngo bamuce kuri inde ku Isimbi TV cyangwa kuri Sabe azi gukora ni munyakazi na bino birakora erega ibyo bishobora gukora ariko umuntu kanamuryohereza oya shabura ufite na bya bisaza se byanje bigenda bigira gutya bifite gutya ugira ngo bikora neza aragenda nyine oya Sabe ni umusore genda tu nuko twibwirije uretse mbanze numva iyo nkuru nta makuru nyifiteho dore icyo mutari muzi buryohe wenda aracengera akagera mu miryango kure akazana n'ibyo ngamujye bimenya ko ndi inkotanyi reka nze numva aya makuru ndi inkotanyi nuko noneho naturabure byo mushiki wacu ari we Ngwino ati reka ndya ya nyuma ati nyarye mu buhe buryo kuko ninsubira ku mugabo wanjye kikiri mu cyumvi nimusubiraho njye na Sabe turaba ducanye ukubiri reka nkora ikintu cyatuma nzagumya kurya ku mafaranga ya Sabe kumbe niba mwagiye muri video hari anoze Ngwino yacataga niki nyamara uriya mugore w'umusiramukazi w'umutwara sibo yarabivuze abantu bamugira injajwa ngo bitondere ariko nawe uriya mukobwa ngo ahamagara agatelefone ashyiramo ikintu cyo kubeshya ngo ntago yahanutse igipangu ngo ahubwo ngo yari yasinze icyo nacyo tukakibaza tugashyiramo akabazo ngo gute ahakana katasimbutse igipangu kandi uyu munsi video uwitwa Yago cyangwa se reka mvuge uwatanze amakuru John yatanze amakuru yose bikagaragara ko igipangu cyasimbutswe aho hano harimo inikawuda ariko uriya mugore ntago yamubonye asimbuka ngo yasanze aryamye hasi ariko yarabihakanaga banza wumve ari naho bamwe bahereye bavuga bati ntibyavuzwe bati wabona uno mugore yishyuwe nibyo Nyako Sabe yari yanyoye nk'uko uriya mumama yavuze ko yamwumvanye umufute w'inzoga ariko ntiyari yasinze dore impamvu bihamya ko atari yasinze abazi Sabe ko bavuga ko atanywa inzoga ntafite iduka ricuruza inzoga ku Ruyenzi nese kugira iduka bivuga ko zinywa amakuru mfite nuko ajya agera akicara kuri kontwari akanywa uramubeshyeye pe y'abavandimwe uramubeshyera pe mfite y'abavandimwe ku Ruyenzi ariko akantu wanywa mu byo numvise simbizi ngo ni nk'akawayini umva reka mbabwire wayini se yahugura uriya mugore w'umusiramukazi yavuze ibitari ukuri ayobeye umufute w'inzoga oya ariko buriya arayobewe nimutubwire umva reka nkubwire buriya umuntu yagiye muri kiriya gikorwa harijyanywe inzoka kugira ngo zimutere imbaraga akora ibintu ari muri swingi yumva ameze neza ashobora kuba yarakamwe kubera ko yaragiye mu kazi njye impamvu mvuga ko Sabe atari yasinze mbere yuko ajya gusimbuka igikuta mwabonye guca muri uriya mukingo ameze nka kabutura uhunga ibyihebe cyangwa uhunga ntabwo yagiye agwirirana yego nanone ni umuntu wari uri macuwa ari umuntu ukomeye ntabwo yagiye agwirira umuntu wasinze ahubwo yari ifitiye ubwoba gusa akagongana mwabonye ko yageze imbere gato muri wa mukingo wa muhenege niba ari umuhegene niba ari iki agasa nk'ureba inyuma gato kumbe uriya mugabo ariko yari amurabuye amubwiye ngo ibyo bintu ushatse wabyihorera ati wabyihorera ariko n'ubundi baca umugani ngo urwishigishiye ararusoma ngo iminsi y'umujura ni 40 ubwo yari ajya gufata ko gusezera si we yikururiye izi mpanga si we umukozeho cyane ngaye nako ntago nabagaya nanone aba bacita na ba bishop nde Brigitte oya gafaranga gafaranga bavuga ngo Sabe ngo nako ngo Ngwino bamuvugira ngo burya afitanye umubano na bariya ngo buryo afitanye ninde nakaka video ngiye gukina mugira inama wabivamo Sabe wabyumvise ushatse watuza ngira ngo mwakabonye abantu mwese uwo muntu avuga ati ntugira inama wabivamo Sabe ushatse watuza iryo jambo uwo muntu yari mubwiye ari mu mikingo
noneho abantu baremera wenda kari sabe nawe urabyemeye simutureba Na- simutureba kare ntitwavuganye uhari ariko umbwira ati gasa ntabwo ndemera ko uyu nguyu yari watire kare kano uguseba ariko nyuma yo kubona ino video nizire ko namwe Mubyemere. mutureba mwemeye ko none hari sabi mbwira citana bagafaranga n'abandi ba jihadi barimo bavuga jihad ariko ntacyo yavuze Ntacyo yavuze yavuze. yuko atabyemeza kuko atabonye yinjiramo kandi koko nibyo natwe twese niko ariko twa mu kanya nawe ararekura bombe dore nagaye jihadi iyo hari undi muntu wavuzwe arabanza akitangurana ati ibyo ngiye kuvuga ni ibivugwa ntabwo nabihagazeho ubundi ayo agatanga amabombi kuki kuri sabata abikoze birashoboka ko kubera iki nicyo giye gusubiza birashoboka aramutinya oya buretse ngo usubize birashoboka ko n'amakuru yari afite ahagije nk'uko nawe yavuze ko ibyo bintu atabizi atabihamye ariko n'ubundi ku bandi bantu kandi nanjye uyu munsi nubwo ndaha mvuga ngo yarahungaga ntabwo nahita amushinja ubusambanyi ashobora kuba wenda yari ariyo muri bizinesi runaka ubu nawe uracyajya oya njye ntabwo kuki waba uri muri bizinesi ntuso yaranciye kuki waba uri muri bizinesi ntusohoke wemye ukajya guca mu duhegeni bari kukubwira umvugiye ngo ikintu ngo genda urwana n'imikingo waba wihishe icyo uzi ko nta cyaho ufite niba arimo afata ikiganiro ari muri bizinesi ni umuntu wakwirukanka muri iriya miringoti kuriya ahantu hasebetse birashoboka mwebwe mutureba none se papa buryo nicyo nengeye kubaza nimba aba bantu mu bivugwa ko bari bari mu rukundo nawe ukaba uri kutubwira ati amakuru nikuriye hafi bugufi nuko uri no muryango wagiye gusubirana yego kubera iki uno mudamu yaba yarakoze ibi nk'uko bidusaniye ngo yashaka kujya murya amafaranga gute se icyo nacyo hari kidusobanurira ibintu byateye nk'umugabo bamuziho amafaranga yego bakavuga bati reka dufate akavidewo ari mu gikorwa runaka anahunga cyangwa se n'amajwi n'amajwi cyangwa ahunga kuriya ko uwo muntu yiyubashye yego noneho ngwino yari amaze kubona ko ibyo nasabye bigiye gushyirwaho akarongo iherezo kandi Iherezo. yaramenyereje ibintu byiza Yego. umugabo atabasha kumuha aha none ubwo ni ifaranga ubwo nta kindi cyane ayandi makadoni ibyo mu buri byo tubyihorere Yego. ni ibanga ryabo Yego. turavuga ifaranga kuko ikintu cyitwa ifaranga sabe agifiteho yego ubwo rero mu ngwino bivugwa mu bivugwa nyine ubwo rero ngwino we aravuga ati reka mufate aka kavidewo njye nkamukangisha okay bimwe ribu yita gukoresha ibikangisho yego ubwo yari kujya akamukangisha ati dore video yawe ngiyi cyane ko byavuzwe ko ari yaje n'umukameramani ahubwo ribu tuyihaye amakuru ikurikirane ribu tuyihaye amakuru ikurikirane niba mwagiye mubona utuvidewo uburyo ntuzajya ahamagaraga ngwino cyangwa iriya cati twagiye tubona iki yavuganaga n'abantu bagomba kuza gufata videwo sabe ribu nibikurikirane uriya mukobwa yarahemye nibasanga bimuhama bamufunge ni ukuri bamuhane kuko biriya bintu ntabwo ari byo ariko nanone rero ngarukire ngwino ubundi ibigabo by'ibisambanyi ni kuri bagakwiye kujya iri babikura ni isomo niba ugarukiye Ubundi- ngwino nanjye nagarukira sabe yego ubundi nagarukira muba sabe mujya gusambana twebwe imana yaturema nyirari murakato erega none usana urabivuga ushize yego amaso Yego sabe da. yadusuzuguje nibyo ariko uruhande rumwe niba yarakurema nyirari we ko video yawe itarazanze cyangwa nawe izaza umugabo wihangana we icyo oya ukishyize ku ruhande uretse gato niwe ndi Yaramvuze kubaza ndamubajije ko umugabo wihangana ku gitsina kimuri imbere ni bake ku ni ijana bakeya bivuze ko ubundi si icyo badahari gitsina ubwo mwahuriye hehe nacyo twahuriye he ariko Nacyo. imana nayo yaravuze ngo ariko papa buryo ubwenge. buretse gato buretse gato wabuze ubwenge Mama- imana Uretse izamurika twumve. Mama- niyo mpamvu urasaba imana yamuretse ikamujugunya mu bishanga abantu bakaba bari kumwota izi saha yavuze ngo yabuze ubwenge yaravuze ngo biriya imana yabarema nyirari imana nayo yaravuze ibyo- ngo ibyo uvuze ngubuze nabishimangira nanjye. ubwenge imana iramugira gute iramureka nongeremo Nawe nti rero yabubuze yabubuze nyine Yego. iramujugunya Nyine Niyo mpamvu yabubuze. igihugu cyose kiri kumwota Noneho, yari umuntu wiyubashye dore ikintu yari umuntu dore uruhura ikintu- Papa buryo. dore ikintu gikomeye abantu bamwe
ntiyajyaga yanga kujya biriya bintu mwanga kujya kuri kamera ngo abantu bababone ewa nawe njya numva bavuga ngo ntago bakuzi njyewe nicyo nkubwira ndi kukubwira ngo ibyanjye nibiza uzabishyira imihanda hari ikibazo se njye mfite nuko Imana izajya ibahana nicyo nkubwira Ni buretse gute Imana- gato wowe umuntu udukurikiye kuri ino kamera buretse gato Ariko ubundi- buretse gato wimbwira mani wimbwira ese uramutse uje gutya bakakubona buretse ikibazo gato kiri buretse gato muba kukimuhisha buretse gato ngusubize Yego. sumbajije se rekana Yego. nagusubize noneho rero ese tuzakamenyera wakitonze mu bibi nkagusubize reka gusubiza ino Gasaro. mihanda igihe nyimazeho icyo kibi ni cyiza uzakizane kuri kamera yewe muntu uzi ko ufite ibibi bya Gasaro wazabizanye imihanda ko nta kibazo uramutse usebye nkuko Sabe yasebye mi koko mi nibiba bihari nibyo mubwira nawe niko yavugaga ngo mi kandi ese wagusubiza Aha. ndi kukubwira ngo yego nibiba bihari yego iyi myaka maze uzabizane atari Oye, itonde bizaza no mu kindi buretse gihe. wimvugiramo Oya, biza aka bitavuze kanya. ngo njyewe nagwa mu ikosa kuko ndi umuntu nawe uri umuntu Ariko n'uyu ni umuntu abakobwa biragoye buretse ntabwo ari gato nk'abagabo. papa buryo wakitonze nkakubwira uyu we byagorana reka ariko ngusubize reka abagabo bashyukwa ndende buretse ngo reka Ntabwo ngusubize ntabwo papa ntabwo. buryo Mm. njyewe numamagara ati gasa ndi kuri iyi hoteli ngwino wenda atari bizinesi sibyo ukambwira uti ndi muri iki cyumba iki n'iki nkazi iyo video igafatwa njyewe sinzananiye ngo wayishyize hanze ninjye uzaba wavuye mu rugo ndagenda ndijyana none se niba njye ntawe ushyize mu yego mugozi nimba njye ntigiriye mubi kubera iki uyu nguyu uzajya kwishyira hanze nzamurakarira bajye bazizana tubone ikindi mama buryo buri muntu wese agira samudiye icyo kibi nikiba cyambayeho bakamvuga sinzarakara gipfa kuba ari ukuri gipfa kuba ari ukuri nimba nagiye wenda dufata urugero muri iyo diru nyine ugasambana ni urugero ntanzi reka ndwita ngo nijye kwivuga bikaza imihanda n'ibimenyetso bihari nzarakazwa n'iki se kandi koko bihari nzaza nabasabye imbabazi nababwira ni ubwo byabaye nafashwe mumbabarire nta n'ukundi uzajya kuri kamera noneho twiyereke ariko se reka mubaze papa buryo ikintu cyambabaje kamera ntago ari impano ya twese ntabwo nzi kuva kera reka mushyiro mikoro ntiwirirwa gusereza ngo ushaka ngo guhakana ugira isoni kuko nzi ndakana urabizi ntabyo uzi none se uyu nguyu wenda we njyewe rero ntago ngira impano buretse mbese uri wo kuvuga gusa ngiye kuvuga ikindi singira impano ya kamera ufite impano sibyo urugero ushobora kuba ufite impano ya kamera nanjye mfite impano wenda yo kubaza ukaba uri umuhanga kwicara kamera ariko impano yo kuba wabaza mu dore ikibabaje rero ikindi aho rwose n'imigerwaho Gasaro utajya ubiyereka ibyo bibi bikamubaho uzamuta ibishanga umute hanze ubundi se kwa mutananze mumfitiye impuhwe toka kure mwabivuga murebe ikibabaje rero bavandimwe kuri uriya mugabo Sabe yanze kwigaragaza abantu bahora bavuga bati ariko se uyu muntu uhora avuga tumukunda kutatigaragaza none murebe binagaragayemo yigaragaje mu bibi nicyo kibazo nyine nyine nicyo kibazo kirababaje wa mugani ushobora kugaragara ukagaragara ariko ni ukuri birababaje biteye n'agahinda hari n'ikindi gembya nibaza kuki abantu bose iyo bafatiwe mu makosa bitwaza satani ubundi iyo ugiye kuva mu rugo satani arakubwira ngo ugenda ni wowe ugushu kuki satani mu mubeshya yigeze abeshyira satani ntago yavuze ntaravuga abari kuri kamera bose ngo yo ngo satani ngo yamushutse satani umunsi mwagiye kuzimu mfite ibibazo wowe ubwawe wabipanze mu mutwe wawe n'iki warangiza ngo ni satani Imana yaturemanye ubwenge papa buryo nicyo ngiye kumubaza papa buryo ufashe kananga urugero ufashe umwanya wawe ucatinze n'umukobwa si mucatinze rimwe mukora communicatinganye mugize iki wowe ubwawe uvuye iwawe ugiye kwitwarira umukobwa hatuye n'imodoka yawe uragiye wenda ugiye mu Kiyovu uramwifatiye mu modoka umukobwa akuje imbere yambaye ubusa dore iyo bajya guhura n'abagabo bambara ubusa buri kugira ngo nyine amuvanemo nicyo ngiye kukubwira uwo mukobwa ntubuze ati wenda reka ibi bintu niba mbonye yayambitse ubusa mbyikuremo nkurimo akanjye karenge uwo mukobwa wenda mugumye muri iyo modoka mwicaranye isaha yose uwo mukobwa muri kumwe biragoranye ko uwo mukobwa mutasambana kubera iki abakobwa b'iyi minsi bategana imitego muricara nawe ari kukubara ajya yigirisha atya kugira ngo wowe bishiduka yaguye muri wa mutego muri cya cyaha ariko ibuka ko Sabe nabwo no bari basanga nibyo mubwira nuye n'urugero ndi gutanga kandi mwicaranye mu modoka umubiri wawe urakora ni hese wa mugabo we uvuga ngira ari kandi ari we wahagurutse n'imodoka yawe ukajya kwirebera uwo mukobwa si uko
akazakwicura kabungana. dore rero njyewe nanone ikindi gihe nakongeraho abagabo aho bigeze nibicare bige bafata amasomo bige bashyiraho cya kintu kivuga ngo abagore baturusha ubwenge ubu noneho bagisinyire abagore turusha abagabo ubwenge ngo ngwino mubara rafitanye na nuza na Sabe ngo ntago yamuhemukira ngo ndavuga cita ngo ndavuga cita buretse n'abandi bameze nkawe ngo umubano ngo ngwino na Sabe dufitanye muri rusange ngo rwose ntago Sabe ntago ngwino yahemukira niko yavuze yego ntago nabyumvise no kuri kw'Imana nuko bimeze ngo ngwino ngo numwana mwiza ngo ziriya mpanga ngo ubundi ngo umuntu waganiriye nazo ngo niwe wamenya ko ngo ari abana beza ubu noneho n'abana beza ngaho mubitubwire umwana mwiza ujya kugambanira ubu n'abana beza akamusebya oya wenda n'umwe twishyiramo bombi undi niba ari nyampinga rwose Imana igufashe witwaye neza mu mibanire yawe n'abantu babihehe niko navuga ahantu mboneye ko Sabe nawe akunda ibintu agakabya ni ipusi ry'ibikunda cyangwa ni iki buri mugabo arabikunda oya cyenda ku buryo wajya kumugahege ukunda iby'umugore wawe yego nyine ukuntu ahantu mboneye ko akunda ibintu agakabya ahubwo turutanwa mu gukontorora ryarari ahantu mboneye ko akunda ibintu agakabya ni gute bagufashe n'umugabo w'umugore bakabunga ati Sabe ntuzongere guca umugabo mugenzi wawe inyuma ngwino nawe ntuzongere guca umugore mugenzi wawe inyuma mwarangiza noneho mukajya kubikorera icyo Imana regana yakira ni igihano abadakurikiye ni igihano bajya bavuga ngo iminsi y'umujura bavuga ngo ni 40 ndetse ko Sabe yayirengeje urumva ariko iki ni igihano cy'Uwiteka kandi tujye tumvuga dutanga n'inama twebwe abagabo none nabonye babagore bango ni babisho b'ibinama ngo Brigitte ngo baza kwiriza kuri kamera ngo Sabe ngo biriya bintu ngo ntago ngo ariko ni gute uvuga ngo ibintu ntago yabikora kandi yabyagaragara ariko mbabwira ikindi abagore baciye ku isimbi bahabwa ibiganiro bafite ibibazo dore n'ingaruka nabejo bundi barabata imihanda ubu ntago twabakeka mbaba namwe narababwiye nabyo abagabo babo ngo bafate umwanya bari abagore babigeho babanze batekereze kuri bari abagore babo birashoboka ko genda kubera umva impamvu hari n'ushobora kujyayo akajyayo nyine kubera ikibazo runaka ariko ubundi ikibazo gituma ujya gusebya urugo rwawe n'ikibazo dore nicyo kintu ntabwo tuvuga bari abaza gutanga ubuhamya bibazaga bati kubera iki umuntu aza gutanga ubuhamya akavuga n'ibibera mu cyumba cye kugeza munsi y'igitanda njye nicyo mpana bari abagore njye ntabwo ndi kuvuga bari abagore baza gutanga ubuhamya buryo bashwanye n'abagabo cyangwa n'abagore cyangwa n'abamama babo ndi kuvuga bariya baza baje guhabwa ibiganiro nk'uko njye yantumira cyangwa bakagutumira tukagira icyo tuganiraho nka kuri atumira ba Shakira nka kuri atumira ba Chita nka kuri atumira bakaza kugira icyo baganira ba DJ Brian ibintu nk'ibyo nabo ntabwo twabashyira amakenga bitewe n'ibiri ku mihanda ibyo dutangiye kubona tutakekaga ko Sabe yakora reka n'Imana imuhane n'abantu bamwote n'igihugu kimwote n'abantu bamuvuge nabi bamucira urubanza Sabe yiyemeraga yarobanuraga abantu ku butoni n'Imana itarobanura akavuga ngo ngo ndamuha ikiganiro ngo uyu ntacyo namuha noneho hari ukuntu yiyicajwe yivugisha kuri Buryohe TV hako nawe icyo kintu ni cy'abantu babiyamye na Ndimbati ejo ndi nibyo yaje akavuga bakavuga bati ese kuki abantu mugira inzika batwiyamamye iki uretse mubwire aho wabugiye kumirimira hitaka reka mubwire Sabe ibintu yadukoze twe nka family Buryohe nta soni umva Gasaro TV n'abadakurikiye none nibyo bamufatiyemo mwebwe muducireho iteka ngo twavuze Sabe bakaburungo ni gacike ngiki niba mwibuka neza muretse sheri nivuga ikintu nanarakaye si mama Buryohe kafite amahane reka nyivuge nanarakaye Sabe kuri chano ye kuri mikoro ye ari kumwe na DJ Brian mu kiganiro bari bakoranye itariki ntibuka ariko hashize nk'amezi 8 DJ Brian azanamo ngo hari chano ngo nabonye twa Buryohe TV agiye kudushivuga ko twigisha ibiganiro byiza byubaka nawe ko agiye gushinga YouTube channel kugira ngo nawe yigishe by'abashakanye Sabe aratanguranwa ngo ngo barango bigisha ubusambanyi
urabyumva ko kandi bishatse kuvuga se niko Sabe none bagufatiye Ibyo mu biki mugabo we bagufatiyemo. bagufatiye mu biki none muki ni amasomo wavanye iwacu yegora none wowe wabishyize ku mugaragaro hagatinyuka akavuga umuryango nkatwe wubaka abaminisitiri wubaka abantu bakomeye u Rwanda rw'ejo wubaka Ahubwo urubyiruko urimo urasenya. ngo twigisha ubusambanyi nta soni Soni. hama twebwe twamuvuga abantu bakaza none nimwongere muvuge se mukaduciraho iteka ngo Sabe ngo ni ishyari mumufitiye uriya ndamugirira ishyari koko kuki twebwe tuvuga none se papa buryo kuhora ako kantu Mutavuze. uretse gato kuhora ako kantu kavuga ubwo nibwo buhemu uhora uvuga yabakoreye ariko icyo uretse gato papa buryo subize nenda gwishamba mwe mutureba ubwo nibwo buhemu umuntu akwise ngo wigisha ubusambanyi none arebwa n'isi murumva ari akwitonda banza avuge Mwibuke nawe sa- ndaje ngohereze mikoro vuga mwibuke Sabe akurikirwa n'abantu benshi mu macanozi ari nese hano. kuki tubishyira muri kayindi y'ubuhemu ko yampemukiye atampemukira se uzi ko ashaka kuvuga Atampemukira. kuriya abantu bose bakakwanga bavuga ngo wigisha ubusambanyi akakwangisha abantu urumva rega banakubikiye imbehe rega nta n'uwabitindaho urumva oya uvuze kubika imbehe none se kugira ngo cano yacu igendweho ari bo babigizemo uruhare sha Sabe icyo kintu mwari mukizi njyewe reka kugira ngo cano yacu igwe ive hejuru igwe hasi nose uko twarebwaga mbere niko turi kurebwa amafaranga twinjizaga mbere buri kwezi YouTube yadusukumira ubu niyo twinjiza intandaro ni Sabe Sabe man kuko Sabe- iyo atatugirayo cano yacu ndabarahiye Sabe ibirenze ni Simbi umwibone, TV Sabe arasuzugura Sabe ariyemera ariko narebye kariya kavidewo ndavuga ngo ariko mana ubundi abantu nk'aba kuki biyemera nta na shingiro baba bafite icyo kintu abantu bajya bavuga rero ko nabonye mumufitiye ari na ishari nyama ya rwo Ry'iki? Ni nyama ya Uriya koko. oya ryindi urumva Uriya nese koko. wamwatse ikiganiro kikwima ntacyo namwatse ariko urumva niyo nta kimwaka se ubundi buriya ari kukima yirirwa ajonjora yirirwa dusebya ngo turabasambanyi ari kukiduha wenda kuko uri buryohe wenda ari kukiguha wowe nanjye akakimpa kugira ngo Ariko buriya nari ku- abonereho nari kumuha wagwana yego kugira ngo biryohe Ya. ntayo yabona nk'uko n'abandi bagiye baha ibiganiro yishakira ntabwo Bunce. byoroshye ntabwo byoroshye iby'iyi mihanda bari guhana nyine kumva akazi n'akazi wasanga buriya akazi ariyo mpamvu ngwino yari yaramwikubiye uzi impamvu aza akazi se yakurikiye amasomo ya Buryohe TV cyagiye twigisha ku ubundi karubanda ntabwo yagiye kubivuga ataraturebye oya rero abantu batubereminga ngo mufitiye ishyari ngo kuki mumuvuga iki Sabe kuki twebwe yatuvuza dushinja ibintu kuki mutamwatatse nk'uko twebwe mutwataka na komenti buretse na ejo bundi aravugaga ati kuki mukomeje kumuvuga nibyo mvuga nyine igihe wagezweho nanjye nigerwaho no kuki kumuzamura yatuvuze twebwe se Nuko bigenda. ese ubundi icyo mbaza hari abemerewe kuvugwa n'abatemerewe kuvugwa icyo nicyo kibazo ahubwo twakibaza noneho rero ikintu nshaka kwisabira bano bagafaranga na bacitandi hasi ko bagafaranga mwabishyizemo cyane nuko baza bakivugisha ibintu babyorosa babiki hari ukuntu bari batarabona ukuri kwicira urwiro ukazashiduka rwagusanze no mu nzu rukayihirika umva sheri rero nabo nibajyayo bakuvugisha ukuri bareke kuguma bamusasira wibarenganya bari batarabona ukuri nyuma y'iyi videwo turaba twumva icyo bavuga tureba amagambo ari gukurikira ba bakobwa baje bagashyanuka turaba twumva icyo nyuma y'iyo videwo bagaragaza Sabe yiruka mu miringoti nka kabutura mu ishyamba turebe ibyo bari buvuge nibyo twiteze natwe ariko se noneho baraza bavuga bati uriya biriya ni puranka niko bari buvuge se papa buryo dusoza ni nacyo kibazo ngiye gusorezaho cya nyuma nimba ibivugwa ko kari ukuri nawe ukatubwira uti hari amakuru mfite ko yashakaga ngwino kujya amusoromaho amafaranga akoresha iyo videwo nk'igikangisho byagahaye irihe somo abagabo reka bari bo mbanzaho dore ko rimwe na rimwe bamugani hari abati ngo zabo banameranye neza akajya mu busambanyi hanze kandi ibi byangiza iki umuryango wa mugani nyarwanda isomo ririmo wowe utureba uri kuri Buryohe TV na Gasaro TV uzi ko ufite inyubahiro isomo ririmo hari ijambo riri muri Qur'an rivuga ngo wala takalabuzina ntago iryo jambo rivuze ngo
ngo wikwegera ubusambanyi niko rivuga ngo ntimukegere ubusambanyi. Bishatse kuvuga iki? Irinde kwegera umukobwa. Aho Qur'an yari ishatse kuvuga wikwegereza abakobwa cyane, wikwegereza abagore cyane, we kubiyegereza. Uprisi yo kubiyegereza niko urushaho kuba ushobora gucumura. Yes, ari nabyo Sabe kuko yakunda kwiyegereza igitsina gore, dore ingaruka irimo nibi muri kubona n'amaso yawe. Rero inama irimo, we mugabo uzi ko ufite inyubahiro, irinde kwiyegereza abakobwa cyane, wirinde kubavugisha cyane, urinde gucata nabo cyane, kuko niho Satani ahita afatira wa mugani, niho bihera bikarangira umuhini winjiye mu isekuru. Communication no WhatsApp no Instagram niyo agenda yica ibintu. N'abandi basambanira ku matelefoni, iyo mutabikoreye ku matelefoni cyagiye muhura. Rero inama rwose, irinde gukomunikana n'igitsina gore mudahuje umuryango, utari umugore wawe, utari abavandimwe. Mwirinde gukomunikana cyane. Ntibivuze ngo ntugire inshuti, mwirinde kwinjiranamo, mugire hano mugarukira limite. Nibyo nagira abagabo. Papa buryo urakoze cyane kandi yihangane nyine abagabo barabona nuko nyine bigenda bijya bibaho, kandi ibingibi bitanga isomo, kandi nubwo byamubaho nawe ni umuntu, ariko hari igihe rimwe na rimwe ikintu kiba ku muntu kugira ngo kimwigishe iki. Ntabwo namuciraho iteka, ntabwo twamuciraho iteka. Nanjye byambaho papa buryo birashoboka. Ntabwo vuga ngo nuriya ngo museke ufatira muri twaduhegene ukasebya bigeze hariya. Hamase buryohe wanje baramutse bafatiye nko muri Marriott, aho nta kibazo urumva. Aha rero nkumi mugore muze dupange tujye Marriott, ubundi tuzarebe. Nukwisebya ugakara. Mama buryo urakoze cyane, Imana igumugisha nawe nubwo mbona birakariyemo. Imana umugisha wari wuma ku manywa na nijoro, Amen. buri munsi buri saa. Imana n'umugisha kuri iki. Amen. Buri munsi buri saha mwami wanjye ndaguteneye, umbe hafi mu bintu byose, n'agasaro muhe umugisha wadusura. Murakoze cyane, Imana iba umugisha. Nakagaruka family buryohe. Amen. Ciao ciao. Ntabwo iri kuvuga njye, ntabwo nzakubera nka Sabe, nzakubera umugabo w'intangarugero kugeza ashizemo umwuka ngo nanjye sinzakubera nka Winoshu, nka Wino. nzajya ndya akagabuye. Amen. Gasaro TV.